nshuti yanjye runganuraho amakuru yawe ra ndagukumbuye maze iminsi mbonye email wanyandikiye nabonye n'amafoto yawe ariko nasanze warahindutse uribuka tukiri abana twiga mu mashuri abanza wambaraga kanzu ka cotton ugafungira udushuma mu mugongo ubundi ukambara ijipo n'agashati uribuka se cyagiye mwarimu atwishazanya n'abahungu mu ishuri maze tukarira nawe se cyagiye Kamara gukora ku ibere ukagira isoni ukarira sha wagiraga isoni umuhungu yakwandikira ibaruwa ukayishyira mwarimu ariko noneho nabonye warashize isoni wa umva mbwira niki cyazi kumaze koko kubona usigaye ugenda amabere yose agaragara n'utayashaka ibibero nabyo byibera hanze ese ni ngombwa kujya muri anniversaire wambaye kuriya kuri plage se erega ntawe utazi ko umukobwa agira amabere si ngombwa rwose kuyerekana ikindi kandi n'amahanga arabizi ko umunyarwanda akazi ahari hose aba ari mwiza kereka wowe niba utiyizeye bigatuma wigaragaza cyane erega si ngombwa ko abantu babona imyenda wambariyeho cyane ko bazi ko ifite kandi isa neza nkwibutse ibyo masenge yajyaga atubwira se umukobwa arambara akikwiza ntasamara aritonda agatuza erega burya agapfundikiye gatera amatsiko rungano yego iby'isi birihuta ariko kandi umuco ntiwimutse wiwuca uwuhindura ico yego sinkubwiye rumbiya ariko nawe jya wifureba wirinde imbere y'izuba n'umuyaga hato utazavaho urwaho byabirwara ku ruhu rwawe harimo na kanseri ngaho ukomeje utonesha ubuto bwawe utuze buzitonaramo ubutore yewe ni byinshi nakubwira ariko reka mbe nsoreje aha tuzasubira sogokuru na nyogokuru ngo mutahe ukomeze ugire amahoro y'Imana uwawe uwimpaye Kanyana Giselle.